nk'uko twabibonye ubushize rero tugiye kongera kugaruka ku gucunda nk'uko ubushize twabibonye byari biri mu cyiciro cy'abahungu ndetse n'abakobwa aho bose bacunda kimwe, ariko noneho hakaba umwihariko w'indi ntambwe yo gucunda yo iteye ukundi y'abakobwa, aho abakobwa barimo bakoresha mu ntugu cyane ndetse banikunda, navuga ko baba birya cyane birushijeho, bitandukanye n'iby'abahungu kuko abahungu bo ni ibintu bakora boroheje ariko batabibyina nk'abakobwa, batikunda cyane nk'abakobwa. Iyo ntambwe rero ikaba ikunze gukoreshwa n'abakobwa by'umwihariko, bikaba ari aho ni rimwe kabiri rimwe kabiri rimwe kabiri rimwe kabiri rimwe kabiri rimwe kabiri rimwe kabiri. Ya maboko na za ntugu nababwiye rero, wa mubyimba aho abakobwa bakoresha umubyimba cyane bagaragaza ubwiza bwabo cyangwa se bagaragaza uburyo boroshye, uburyo nyine bafite ubworohe muri bo nk'abakobwa, nk'igitsina gore. Ti 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 ti, bikaba bikoreshwa cyane n'intugu, hanyuma zigaherekezwa n'amaboko adakubagana cyane, agenda gake, agenda gahoro, ahubwo umuntu areba imbere agaragaza inseko, ijosi rigenda neza buke buke, agaragaza umubyimba, yikunda muri we. Nababwiye ko ibyo byose bikorwa n'iki? Ntago wabikora uhagaze gutya, ntago bishoboka, ahubwo wa mugongo, rwa rutirigongo nirwo rudufasha, tugomba kuba twemye, hanyuma umuntu akazamura za ntugu kuko nizo aba agiye gukoresha. Ntago wacunda ameze gutya waba uhagaze nk'igiti, kandi bigomba gutandukana n'iyo umuntu arimo kubyina. Ubwo icyo gihe rero uzamura intugu buhoro mo gatoya, hanyuma noneho ugakoresha umubyimba wawe. Umubyimba ni ahangaha mu byano, ukagenda uhagorora uhajyana, ari nako ijosi rigenda na ya nseko itibagiranye. Ti 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 ti, uhina buhoro hano. Ubujana nabwo burakora, ariko ntabwo buba bugomba gukora cyane cyangwa se ngo bukubagane, ahubwo ugenda uhina muhana aho amaboko atandukaniye hano gake buhoro bishoboka, kugira ngo utangiza bya bindi wabyinaga, utangiza bwa bwiza bwa ya ntambwe yawe. Ti 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 ti, ukaba ushobora kubikora uhagaze, udakoresha amaguru, atava aho ari, cyangwa se iyo njyana yumvikana mu birenge byawe. Ni ibintu bibiri, ushobora kubikora uhagaze ugakoresha umubyimba gusa, ariko amaguru aba arimo gukora, ariko udatanga rwa rusaku cyangwa se yanjyana ngo igere hasi ku maguru. Ti ti, ahangaha hanini ikigenderewe cyane ni umubyimba. Ni umubyimba, ni ya nseko, ni kwa kureba neza, ya ndoro nziza igomba gutuma umuntu aberwa n'ibyo arimo kubyina. Ti 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 ti, ibi bikaba bikunze gukoreshwa cyane rero mu njyana twavuga ko zitwa gushayaya. Gushayaya akaba ari bimwe mu mbyino tubyina twitonze, tugaragaza ubwiza, tugaragaza umubyimba, hahandi umuntu yitonda ko ukaba wamureba ukabona uburyo ameze, uburyo yizihiwemo, uburyo yikundamo mu buryo burambuye. Ti 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 ti, rimwe kabiri rimwe kabiri, nta kureba hasi
kirazira nta muntu wubika amaso yararimwe abyina. Ugomba iteka kuba wemye kandi nturebe hasi. Uyu mutwe wawe ndetse n'iri josi ntabwo rigomba kureba hasi. Ushobora kwikebuka ariko kureba hasi ntabwo ari byo. Ukananyuzamo wowe ubwawe ukikunda, hanyuma noneho ukagira n'umwanya wo guha ibyishimo abo wari urimo kubyinira. Indoro igomba kuba nziza, ntabwo igomba kureba uko yiboneye umuntu arimo kubyina. Icya mbere uryoherwa niyo ntambwe urimo urakora, hanyuma yo niyo inakwizihira nawe ubwawe ukagira indoro nziza. Ku bahungu rero gucunda iyo ushatse kujyana n'abakobwa si kenshi bo babikora, ariko n'abahungu bashobora kubikora, ko ni intambwe dushobora gusangira ariko badakunze gukoresha cyane. Ku muhungu ashobora kumanuka agaca bugufi, we ntabwo akoresha intugu cyane nk'uko mwabonye mbikora ku bakobwa, nkagorora umubyimba cyane, ariko umuhungu ashobora kubikora atya aciye bugufi, ahina gato mu bujana, yego, ariko adakoresha intugu cyane nk'uko mwabibonye ku bakobwa. Yaciye bugufi nyine bya gisore cyangwa se bya kigabo, atikunda cyane nk'uko njyewe nashyiramo umubyimba nyine nkirya bya gikobwa cyangwa se bya gitsina gore. Ku muhungu rero we aba agomba kwika, ahubwo akagerageza kwikebuka, agaragaza ubwema bwe. Murakoze cyane rero, ibyo byitwa gucunda. Iyindi ntambwe ya kabiri twabonye gucunda intambwe ya mbere, iyi yari intambwe ya kabiri gucunda. Murakoze cyane.